ndibaza ko iki gihe nibaza ko Ezekiyeli yari mu bihe nk'ibi. Ibihe byari bikomeye nk'uko bikomeye uyu munsi, ibihe byasaga nk'uko byasaga uyu munsi, ibihe byari bigoye, ibyiringiro by'abantu byari byaraheze, imitima y'abantu yari yuzuye ubwoba, abantu bose bari buzuye gutinya. Ariko muri ibyo bihe bikomeye, muri ibyo bihe bidasanzwe, muri ibyo bihe byo kuma, muri ibyo bihe byo gupfa, muri ibyo bihe by'abantu kurangira, hari igihe ubona umuntu agenda ukagira ngo ni muzima, ariko w'imbere muri we yarapfuye, nta byiringiro, ubuzima bukomeye, ubuzima bugoye, ubuzima buruhije. Byari ibihe bikomeye, byari ibihe bigoye. Ariko muri ibyo bihe bigoye Ezekiyeli byari byamuyobeye nawe ntiyarazi uko ari bubigenze. Byari ibihe bimugoye, byari ibihe biruhije, ariko ijwi ry'Imana riraza riramusanga. Mwuka w'Imana araza yambara ubuzima bwe, ijwi ry'Imana riraza ku buzima bwe riramutwara. Mwuka w'Imana aramujyana ngo amugeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Aramubaza ati, yawe Ezekiyeli, ese ayo magufwa yakongera akabaho? Ezekiyeli avuga ati, data, ntabwo mbizi, ahubwo ni wowe ugize gute, ni wowe ubizi. Aramubwira ati, noneho ndagira ngo aka kanya uhanurire aya magufwa, uyabwire ngo mwa magufwa yumye mwe, nimwongere mugire gute, mubeho, nimwongere muzuke, nimwongere mubeho. Haleluya. Ahagarara hejuru y'amagufwa yumye, atangira gutanga ubuhanuzi bw'amagufwa yumye. Ndashaka kubabwira ngo ibidashoboka imbere y'abanyamaboko, ibidashoboka imbere y'ibihangange, ibidashoboka imbere y'abakomeye, ibidashoboka imbere ya mu kintu icyo ari cyo cyose, imbere y'Uwiteka Imana birashoboka. Ndashaka kubwira ngo ibikugora birashoboka, ibirukuruhije birashoboka. Imbere y'Imana nta kintu na kimwe kidashoboka. Aravuga ati, data, ntabwo mbizi, ariko ni wowe ubizi. Imana yamubwira iti, yego, ndashaka rero kukubwira ngo hanurire ayo magufwa. Nawe ubwo Ezekiyeli yari azi imirimo y'Imana, yari azi n'ibitangaza by'Imana, ariko asubije Imana avuga ngo ntabwo mbizi, ntabwo mbizi ko ibintu byahinduka, ntabwo mbizi ko ibintu byasubira bushya, ntabwo mbizi ko hari icyahinduka, ntabwo mbizi ko hari icyakoreka. Ndashaka kubabwira ngo nubwo ibihe bikomeye, nubwo ibihe biruhije, Imana yakongera igasubiza ubuzima bwacu kuba bushya. Imana yakongera igahindura amateka y'ubuzima bwacu. Imana yakongera igakora ikintu gishya. Reka mbabwire, nubwo abakomeye bananiwe, nubwo abanyamaboko bananiwe, nubwo byagenda gute, ariko Imana yacu ntabwo iginanirwa. Haleluya. Ariko ntabwo Imana yacu iginanirwa. Imana yawe ntabwo iginanirwa. Bitinde bitebuke, niba uyizeye ntabwo uzakorwa n'isoni. Bitinde bitebuke, niba uyizeye izahagarana nawe. Haleluya. Bitinde bitebuke uko byameze kose, nuyizera ntabwo uzaburukokira. Haleluya. Aravuga ati, nyagasani Uwiteka niwe ubizi. Ati, ndagutegetse muri aka kanya vugana nawe magufwa, hanurira ayo magufwa, vugana nawe magufwa, bwira ayo magufwa. Ibintu by'Imana iyo ushatse kubishakira mu bwenge bwawe ntabwo byakwinjiramo. Ibintu by'Imana urabyizera, ariko ubishyize mu bwenge biragusiga. Iyo ubishyize mu bwenge ufata gusa. Ibintu by'Imana nushaka kubishyira mu bwenge, wireba ngo ibijyanye biratungana biciye he. Imiryango ureba ntabwo ari Imana ireba. Imana yareba imiryango myinshi irenze iyo ureba, irenze n'iyo utekereza. Haleluya. Ibintu by'Imana iyo ushatse kubishyira mu bwenge ntabwo bihura. Iyo ubishakiye mu bwenge biragusiga. Ubishakiye mu bwenge wasara, ubishakiye mu bwenge Imana wayara. Ibintu by'Imana turabyizera. Genda ntangazwa n'ijambo kwizera ngo ni ugufata ibitariho nk'ibiriho. Aramubwira ngo hano ayo magufwa simbizi, nyagasani ni wowe ubizi. Okay, ndagutegetse ngo hanurira aya magufwa yongere abeho. Hari amagufwa arimo kuvugana nawe muri aka kanya, arimo kubyumva. Hanurira aya magufwa, vugana n'ayo magufwa. Aratangira ati, tegeka, tegeka amagufwa
bitandukanye. Tegeka igufwa risanga irindi gufwa. Atangira kuvugana n'amagufwa. Aravuga ati wagufwa we sanga rigenzi ryawe. Akaboko gasanga akaboko. Akaguru gasanga akaguru. Umutwe usanga ikindi gihimba. Amagufwa atangira kugira gute kwiyegeranya. Ndashaka gutegeka muri aka kanya buri cyaguhunze wagombaga kubana nacyo kize kigusanga n'izina rya Yesu. Icyo wari waratandukanijwe nawe nacyo cyagombaga kuba kiri kumwe nawe kibaho kiri n'izina rya Yesu kize kigusanga. Atangira gutegeka amagufwa. Igufwa risanga irindi gufwa ngo amagufwa amaze guterana yose. Imana amubwira ngo tegeka imitsi utegeke n'inyama bijye kuri ayo magufwa. Atangira gutegeka imitsi. Wa mitsi we ahurira gutegetse umutsi buri mutsi usanga igufwa ryawo, buri nyama zisanga amagufwa yawo. Bibiliya ivuga ngo noneho ngo isigara ari imirambo. Amen. Amagufwa yari yatandukanye araterana, imitsi ijyaho, inyama zijyaho, ngo isigara ari imirambo. Imana amubwira ngo tegeka umuyaga w'ibirere bine. Haleluya. Impande enye z'isi. Tegeka umwuka ubwire wishyire muri iyo mirambo. Atangira gukomanda umwuka. Tegeka imyuka iva mu bice bitandukanye. Ategeka indi myuka reka babwire ibintu byananira abanyamaboko, ibintu byananira abanyabwenge, ariko nta kintu kijya kinanira Imana. Nta kintu kijya kinanira Imana. Ndagira ngo nongere kubwire ngo nta kintu kinanira Imana. Ibyawe nubwo byaba biremereye gutse byarakunaniye ariko ntibyananira Imana. Byananiye amafaranga ariko ntibyananira Imana. Byananiye abakomeye ariko ntibyananira Imana. Ngo nuko uraza ujyamo. Avuga ngo tegeka abo bantu rero babwire bahaguruke. Ngo barahaguruka bareba. Barangije baravuga bati ibyiringiro byacu byari byaraheze. Nta buzima twari dufite. Nta bihuri mucamo Imana itashobora. Nta bihuri mucamo byananira Imana. Ibanga ni rimwe. Ibanga ryo gutsinda no kuyizera. Ntabwo ari ukureba aho biri buturuke. Ntabwo ari ukureba aho biri buve. Ntabwo ari ukureba uko biri bugende. Haleluya. Igihe cyari kimwe Elisha yari ari kumwe n'umugaragu w'Igihazi. Bari mu nzu baryama. Umuseke ujya gutambika. Ngira ngo byari nko saa 10 bucya. Umuseke utambika. Gihazi asohotse aragenda ageze hanze ngo abona ingabo nyinshi zije zibateye. Asubira yabwira sebuja, aramubwira ati databuja duka duhunge kubera ko ibihe birakomeye, ingabo ziraduteye kuturimbura. Aravuga ati ariko kandi nubwo ureba iziduteye kuturimbura hari iziziri kubwishi, hari izizirusha amaboko zikurinze. Buriya hari ingabo zikurinda, hari ingabo zibana nawe. Amaso y'abantu benshi ntabwo akunda kubona ingabo zirinze, ahubwo akunda kubona ingabo ziteye. Arabwira ati garuka uryame, nubwo hari iziduteye ariko hari n'izikurinze. Ndabizi ko hari izaguteye, ariko nubwo hari izaguteye izikurinze zirusha amaboko izaguteye. Haleluya. Zamaboko heza sicyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ariko hari ingabo, hari ibanga namenye, ariko hari icyo nzi, ariko hari icyo nasobanukiwe. Hari ingabo zihagurukana natwe duhagurutse, kandi zifite amaboko kurenza ingabo zigize ziguteye. Nubwo hari ingabo ziguteye amaso yawe arazibona, ariko ntabwo zizakugeraho. Haleluya. Ziyaza zigusanga ariko ntizizakugeraho. Zirahari ariko ntizizakugeraho. Ntabwo zizabura kubaho ariko ntabwo zizakugeraho. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utarakora mu ijisho ry'umwana wanjye uzabanza ukore mu jisho ryanjye. Amen. Ndashaka kubwira ngo nawe uzatambuka ijisho ry'Imana kugira ngo akore mu ryanjye. Ushimwe mwami wanjye wowe undengera ubuzima ukama kubyawe kubw'ubumuga. Aravuga ati Gihazi humura tuza, kuko hari ingabo ziturinze. Burya hari ingabo zikurinze, burya hari ingabo
zikurindiye abana, burya hari ingabo zikurindiye ubuzima. Iyo zitabaho mu myaka myinshi ishize uba warapfuye. Iyo zitabaho mu myaka myinshi ishize uba warasetswe. Iyo zitabaho mu myaka myinshi uba waratewe. Ariko hari ingabo zigize gute ziturize. Aravuga ngo hanurira ayo magufwa, uyabwire uti mwa magufwa mumwongere mubeho. Ndashaka guhanura mvuge ngo wongere ubeho. Covid yakomeza ariko wowe ubeho. Covid yahagarara ariko wowe ubeho. Akazi kahagarara ariko ukomeza ubeho. Akazi kakomeza ariko ukomeza ubeho. Ibintu byakwanga ariko ukomeza ubeho. Ibintu byakwanga ariko ukomeza ubeho. Ndahanurira ubuzima bwawe muri aka kanya. Ntabwo uzamera nk'uko abanzi bawe bashaka. Ntabwo uzamera nk'uko abanzi bawe bifuza. Oh my God, hallelujah. Ndahanurira ubuzima bw'abantu hano. Ndahanurira ubuzima bw'u Rwanda hano. Ndahanurira ubuzima bw'abanyarwanda hano. Nubwo bikomeye, nubwo bitoroshe, nubwo ibihe bishari, nubwo ibihe biruhije, ubeho. Kandi ubeho mu mahoro, kandi ubeho mu butsinzi, kandi ubeho mu kunesha, kandi ubeho mu byiza, kandi ubeho mu gukomera. Nubwo ibihe bikomeye, iyo urebye iburyo, iyo urebye ibumoso, iyo urebye inyuma, iyo urebye imbere, ubona nta butabazi. Ariko izo ngabo ziguteye zazengurutse ubuzima bwawe. Hari izazengurutse mbere, arizo z'Uwiteka Imana. Hari izikurinze, ziriya ntabwo zizakubona. Ingabo zibateye zakomeje kuza zibasanga. Bibiliya itubwira neza ngo bagiye kubageraho bahumye, ngo babayoboza. Ntabwo zizakugeraho iziguteye zitarahuka, zizakugeraho zahumye. Turageragezwa ariko ntidutsindwa. Turarwanwa ariko ntidutsindwa. Turangwa ariko abanzi bacu bazatugeraho. Imana izaturinda. Turaterwa ariko ibitero ntibizatugeraho, kuko umwami wacu ari ku ngoma. Haleluya. Umwami wacu ari ku ngoma. Uko byasa kose, uko byamera kose, ntibigutandukanye no kwizera Imana, kuko nibwo buhungiro bwiza, nibwo bwugamo bwiza, niko kunesha kwiza, niko gutsinda kwiza. Haleluya. Niko gutsinda kwiza. Aravuga ngo hanurira aya magufwa uvugane nayo. Yabwire igufwa risangira irindi gufwa ryaryo. Umuti usanga umubiri wawe, ibyagukuyeho mu izina rya Yesu bigaruke. Ibyo watakaje mu izina rya Yesu bigaruke. Ibyari byaragijwe hirya y'ubuzima bwawe bigaruke. Kunesha kwawe kugaruke. Ndumva ihumure muri iki gitondo. Ndumva ubutsinzi muri iki gitondo. Ndumva kunesha muri iki gitondo. Nubwo byitwaga ko bikomeye, ariko ibyo watinyaga biteye ubwoba ntabwo bizakugeraho, kuko Uwiteka Imana yawe numva hari uburinzi bukomeye kandi buhambaye. Hari idarapo ry'ubutsinzi rizamutse ku buzima bwawe. Hari idarapo ry'ubutsinzi rizamutse mu rugo rwawe. Hari idarapo ry'ubutsinzi rizamutse mu gace turimo. Hari ugutsinda kandi hari ukunesha. Haleluya. Aravuga ngo yahanurire. Ndamanura ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ibyawe byapfuye reka bizuke. Ibyawe byapfuye reka bihanuke. Ibyawe byapfuye reka byongere bibeho. Ibyawe byari byaranze reka byongere bibeho. Haleluya. Muri Covid ugiye kubona ukuboko kw'Imana utigeze ubona muri Covid itarabaho. Muri ibi bihe bikomeye, praise the Lord. Imana ntikangwa n'ijoro ry'umwijima. Imana ntikangwa n'igitondo cy'amarira. Imana ntikangwa na Covid. Imana ntihagarara gukora icyo yavuze. No mu gihe cy'umwijima Imana iragikora. Icyo yavuze no mu gihe cy'imibabaro n'ibikanga irakora. Icyo yavuze no mu gihe cy'ubwoba iragikora. Nuko Imana ati hanurira aya magufwa, uyabwire ngo mwa magufwa y'umyembe mwongere mubeho. Mwongere mubeho. Ibyawe byongere bibeho. Mu izina rya Yesu gutsindwa gukurweho, kunanizwa gukurweho. Haleluya. Aravuga ngo hanurira ayo magufwa, yabwire ngo mwongere mubeho. Aravuga ngo mpanura nk'uko nategetswe. Ndangije ndavuga ngo mwa magufwa y'umyembe, wa mutima wari wacitse intege we, wa mutima wari washizemo ibyiringiro we, wa mutima wari watsinzwe we, wa mutima wari wananiwe we,
wa mutima wari wayobewe uko bigenda we, wa muntu wumvaga wacitse intege, waje utazi n'ukuje, waje utanabiraranye muri wowe, waje utazi n'uko uhagurutse, ariko nduva umwuka w'Imana ambwira ngo ongera ubeho mu izina rya Yesu. Nduva umwuka w'Imana avugana nanjye ngo ubutsinzi buraje ku buzima bwawe, ubutsinzi buraje mu bugingo bwawe, kunesha kuraje mu mibereho yawe, kunesha kuraje mu kazi kawe, kunesha kuraje mu myenda yawe, kunesha kuraje mu buzima bwawe, kunesha kuraje mu kubaho kwawe, kunesha kuraje mu buzima bwawe. Wibaza uko ejo bizamera, ibyo wakoraga byarahagaze, wibaza uko ejo bizagenda, ibyo wageragezaga byaranze, wibaza uko ejo bizamera. Nduva umwuka w'Imana avugana nanjye ngo ongera ubeho mu izina rya Yesu, ongera ubeho mu izina rya Yesu, ongera ubeho. Uzagaruka ku cyumweru ufite ubuhamya bushya, uzagaruka ku cyumweru w'indi ndirimbo nshya, indirimbo nshya iraje mu kanwa kawe, indirimbo nshya iraje mu kanwa kawe. Imana igiye gukora nk'Imana. Hari umuryango utarebaga, Imana igiye gufungurira ubuzima bwawe, kandi umuryango Imana ifunguye ntabwo ukinga. Imiryango yafunze ni iyawe, ariko umuryango w'Uwiteka Imana yafunguye ntabwo ujya ufunga. Umuryango w'Uwiteka Imana yafunguye ntabwo ujya ufunga. Imana igiye kugufungurira umuryango. Haleluya. Hari agacu gatoya kagiye kurekura imvura, hari agacu gatoya kagiye kukurekurira imvura, hari imvura igiye kugwa mu buzima bwawe. Imana igiye kuguha indirimbo nshya. Praise the Lord. Ibirimo bikubaho, Imana irimo iregeranya amashimwe. Ibyo urimo uhura nabyo, Imana irimo iregeranya amashimwe yarataragera ku rwego. Reka mbabwire, wibaza ngo kubera iki abandi? Ese wibaza ko ibishyimbo n'ikawa byerera kimwe? Ntabwo ibishyimbo n'ikawa byerera kimwe. Amen. Ibishyimbo byera mbere y'iki? Y'ikawa. Ariko ikiro kimwe cy'ikawa kigura umufuka w'ibishyimbo. Tugeragezwa bigendanye n'urwego Imana ishaka kudushyira. Ntukabitinda kubaza ngo kuki Imana ibi bitinze. Amen. Kuki Imana ibi bitinze biterwa n'agaciro ka buri kintu. Ntukagerageza ngo Imana kuki iby'abandi bigenda neza. Oya. Haleluya. Ngira ngo Yeremiya agiye kuvuga ati Imana ko abanyamahanga batera bakamera, bagashinga imizi. Yaribazaga avuga ati Imana ko ibyajya bitava ku rwego ngo bijye ku rundi n'umukiranutsi, ariko nkabona abanyamahanga batera imbere buri munsi na buri saha. Ariko reka mbabwire, bitewe n'iby'Imana iduhamagarira, bitewe n'iby'Imana idushakamo, ntabwo tugeragezwa mu buryo bumwe, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo wageragejwe kose, ntiwigeze utsindwa n'ibigeragezo ngo bigutsinde. N'uyu munsi uracyari ku rugamba. Gusa icyo ndimo kumva muri aka kanya, isaha yawe yo gutsinda yageze, isaha yawe yo kunesha yageze, isaha yawe yo gusohoka yageze. Muri ako kanya, muri ako gace k'ikigeragezo, isaha yawe yo gusohoka yageze. Haleluya. Amen. Isaha yawe yo kunesha yageze. Reka duhaguruke duhagarare, ngiye kubasabira umugisha w'Imana. Uwiteka niwe mungeri cy'ubwatsi bubisi, agani uruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Sizakena ayoriyo ukirano, ubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya ko ndi kumwe
Imani ibireke kandi bigaragarize. Haleluya.